Reka nongere ngusuhuze wowe unkurikiye aho waba uherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubifuriza amahoro y'Imana n'urukundo ruva ku Mwami Yesu rukomeze kubana nawe. Dusuhuje aba diaspora baherereye muri Canada, Australia, muri Amerika, aho hose no muri Arizona hose ndabizi ko mudukurikiye. Reka nkwifurize neza y'Imana. Ikindi nyarukira kuri Safiro TV ndetse no kuri Yesu ni byose TV, hanyuma ukande subscribe. Erega inkunga mbe ngusabye niyo kare akantu ko ari akazogira konyine ubundi ugasharinga n'ikiganiro kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. None se ubundi uzakorera Imana uti? Ibi ni ibiganiro tuba dushaka kunyuzaho. Ikindi cya kabiri ari abantu bashobora kwibaza ngese cano ari igihe byanga ukaba ngombwa ko nawe ukora cyangwa se ugakorera abandi. Nuko nguko ibintu byose ntabwo ari ngombwa, cyangwa no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Numva icyo ngicyo noneho gisobanutse. Ikindi tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Nje gukuraho igitwikurizo cyanyu. Hari ibintu maze iminsi mbona mugenda mucapacapa nkaho hari ibyondo biri kunzu mugenda muhomahoma, kandi imbere muri amasega. Murabizi ko ntajya ndipfana. Umugabo witwa Herode yagerageje inshuro nyinshi kwica Yesu. Igihe kigeze amutega gate, ariko mureke mbabwire, uzikari igihe wakira umuntu, uwo muntu akaba ari ukugambanira akanakwica. Wakira umuntu mu buzima bwawe, uyu muntu wakiriye akaba ari ukugirira nabi. Bitewe n'iki rero? Abantu biyambitse uruhu rw'intama kandi imbere ari amasega aryana. Bantu b'iyi minsi umuntu ni mubi. Umuntu Imana iramurema ikamugirira neza, ikamusiga, ikamwambika, ariko nyuma umuntu ahinduka Imana. Ariko se wa mugani, Imana yaremye umuntu irangirira mushyira muri Edeni, arangije arayibwira ati bundi ungize umurinzi wa runaka, ndi umurinzi we. Imana yerutse kubaza Gahini, ariko se muri umuna wari he? Bundi ni umurinzi wese. Umuntu utarigeze yubaha Imana bundi yakubaha mugenzi we gute? Umuntu wahangaye Imana akayibwira ngo ngewe si ndi umurinzi wa murumuna wanjye, ukeka ko uzabwira umuntu ngo nihana akazihana? Kwihana k'umuntu ni mu mutima. Umugabo witwa Zakayo yamenye amakuru ko Yesu agiye kuza muri karitsiye, bitewe nuko yari insuzugurwa, yari yaranzwe kubera ubugufi bwe bwatumye agerageza kurira igiti. Yesu amenya ko hafi aho ngaho ari umugabo mugufi witwa Zakayo. Ngahageze aho ngaho arararama yurira igiti. Uyu mugabo witwa Zakayo ngo yuriye igiti, Yesu ahageze ngo arararama areba hejuru, abona Zakayo aramubwira ati nshuti yanjye ngaho ururuka uyu munsi ndarara hehe? Iwawe. Reka mbabwira, hari abantu birukana Imana bitewe n'imitima mibi iri mu mitima yabo. Hari abantu birukana Imana bitewe n'ubugome n'ubugambanyi. Hari abantu birukana Imana badakeneye gukizwa, bafite izindi nyungu bakeneye kwa Yesu. Yesu rero yamenye ubwenge, nawe arababwira ati banshakisha. Bagerageza kunshakisha, ariko imitima yabo reka da, baramvuga ariko bakanshimagiza, reka bakanka bakururimi, ariko imitima yabo indi kure, reka da, ariko nanjye nzababeshyesha kubashyeshinga. Reka babwire, si mwebwe muze mukavuga ati zi ati rekita, ukazivuga ukaziropeta. Reka nkubwire, uko beshyera Imana nawe niko ije kukubeshyera. Uranyuma?
uko ugambanira mwene so nawe bagiye kukugambanira, inzu ya gereza irafungutse. Bibiliya iravuga ngo nta kindi gifite akamaro atari ukubaha Imana. Byo byonyine, unaniwe kubaha mwene so, unaniwe kubaha umushumba, unaniwe kubaha abagushumbye, abakuyoboye, unaniwe no kumvira amategeko ya leta, unaniwe no kumvira none ubwo se tuvugishije ukuri, urimo urava he, urimo urajya? Unaniwe kubaha Imana, unaniwe kubaha n'abagushumbye, unaniwe kubaha na mwene so, nubashye umugabo, nubashye umugore wawe, none se ubwo urumva urimo urava urimo urajya? Nawe ubwawe ntabwo uzi aho uri kujya. Nawe ukaza ukavuga ati njyewe rwose Imana yampaye, yarampaye ingirira neza, ariko nubwo uri kuvuga ko yakugiriye neza, ese wowe wayigiriye neza? Ndakubaza, nanjye nibaza. Urumva uburyo Imana imanutse izisa akavuga ati mwana wanjye, kubera ko nagutumye ukagenza uko. Ariko urumva wagenda, Imana ikavuga ati ugereze igihe cyo gutaha. Iryo juru tubwira, uri imbere uri ku gatuti, uri imbere y'abakristu, uri imbere y'abakristu bawe da, dore ko musigaye muvuga ngo n'abakristu banjye, nk'abo ari abo wakuye mu byari iyo ngiyo, ari abo waremye, n'amakristu bawe wabakuye he? Imana ikugiriye neza, iraguteturiye. Ni wari uzi kwambara ikote wambara ikote, ni wari uzi gukenyera igitenge usigaye ugikenyera, ni wari uzi kwambara bazi usigaye uyambara, ni wari uzi kwambara inkweto, ni wari uzi wambaraga bodaboda, wagendeshaga n'ibirenge, wari wararwaye amavunja, usigaye usa neza, agasura ufite ni ukubera Yesu. Uratangiye amakotura, intugu urazizamuye, ugeretse kuguru kukundi, reka urama amaso usuku yaririmbura yateretse, warangiza ukaza kavuga ngo Imana ngo yangere. Ariko uzi na hoteli uraramo koko? Ibitanda urabihinduranya nk'uhinduranya ishati, kandi warangiza ngo uvuye mu ivugabutumwa, kandi iryo vugabutumwa ry'ubusambanyi hiryo ngiyo se niryo uza kutubwiriza. Ariko reka mbabwire, amayoga mwirirwa munywa n'imbere ya kamera mukaza mwanyweye inzoga, nkananya ngo ngewe ngo Imana yarambwa ngo ni ngewe ugiye gusimbura ngo wanjijiwe. Ese reka mbabwire, ariko nta nubwo muzi no niyo mugiye kubeshya, nta nubwo muzi ko nabo mubwira ari abantu bize, ari abanyabwenge. Imana igira gutya ibwira Kuro, iramuga ngo yewe Kuro we, undi ati karame databuja, uwo nimikishije amavuta yanjye. Ati yego, cyambere nzamu genda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, ndetse n'ibihinizo by'ibyuma ibyo nzabicamo kabiri. Ikibabaje nuko abantu batakaje Imana yabo bwite, bahita bakira imana z'inyamahanga, nizo zibayobora muri ibyo byose, kubera ko Imana y'inyamahanga icyambere ikubwira ko gusambana atari icyaha, ikakubwira ko inzoga atari icyaha, kandi biriya kuvuga ngo vino n'umuko. Ariko uzi ko buriya hari ibintu Imana yo ubwayo yize kwemeza ko gutukana ari icyaha, yego gusambana katari icyaha, ikakubwira ati gusambana ni icyaha, ikakubwira ati gusambana ni bibi, ikakubwira ati ntukice, ntugasambane, ntukaroge, byose Imana ikabikubwira. Ariko none kubera ko wakira imana z'inyamahanga, iyo iraza ikakubwira ati hoya, bira byose byagize gute, byareje sa bintu byose basigaye barabyejeje. Kuko ureba umugore wa mugenzi wawe turiya sha uriya ndamumenamo amafaranga nta kibazo, urugo bakarurimbura da, bakarusenya neza, kandi urusenye ni mugenzi wawe, mujyana hehe? Kubwiriza. Kubera iki? Yamaze kwimura Imana yari iri muri we. Rega mwuka wera ejo bundi bagize gutya ngo umugore agiza atya ngo inzara iratera. Hano umugore mugenzi abagore babiri
ngo umwe aravuga ati ariko rero reka turye umwana umwe rwose. Urumva ati rero uze turye umwana umwe wawe, noneho ejo tuzarya iki uwanjye. Genze barareba aravuga ati noneho toketi sawa. Bari babyumvikanye se, umwana bageze gute, baramuriye. Noneho bukeye umwana amubwira ati rero twaraye turiye uwanjye, none uzana uriye. Undi nawe ati reka da, ati ntago byagera gute, ntibyavamo. Kubera iki? Abantu basigaye bibwira ko bagifite umwana, kumba umwana bageze gute, baramuriye. Niyo mpamvu uzasanga muri iyi minsi baza bavuga ati njyewe Imana yambwiye ni njyewe ugiye gusimbura Ezayi. Imana yambwiye wa nze, bakahita bavuga n'ikirimi cy'ikinyamurenge, kumba ari aba batazi niyo biva niyo bigana. None se ubu umuntu avuga igiswahili aruko ari umukongomani cyangwa ari umutanzania, aruko ari umurundi? None se ubu tuzaze ubu ngize amahirwe nkaza mvuga iringara, bahita bavuga ati ubu ngubu tiriya, ati njyewe ntabwo mvuka inahangaha mu Rwanda, aho ya njyewe iwacu ni muri Kongo. Njyewe iwacu ni muri Kongo. Ariko ushobora kuba, ariko ntibikuyeho ko ikinyarwanda. Nose ubu n'abantu bavuye hano mu Rwanda bagiye muri Amerika kandi bitwa iki abanyarwanda, bagerayo bakahita bavuga ati ngewe ubwene gihugu bw'umunyamerika ndabugize gute, ndabuhawe, ubusinyitwa umunyarwanda. Ariko reka mvuge igihugu cyawe giharanire ukurikiza amategeko, amabwiriza, kuko ibyo byose nubikora no mu gihugu cyo mu ijuru uzaba wumviye amategeko y'uwagutumye mu isi, kuko twese turi mu isi kandi twaje mu kazi ka Yesu. Ntabwo nyumvishije, waje mu isi, naje mu isi gukurikiza amabwiriza ya bosi, ndavuga Imana, kuko Imana umva ukuntu ivuga, nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Reka ariko mbivuga, niyo ngo ukiriyeho kuba umuhanuzi uzajya uhanurira amahanga. Bivuze ngo iki? Imana yakwejeje mbere y'uko uvuka, uraza uza mu isi, ukora ibishimwa n'Imana, none maze kurengwa no guhaga mbese no kwigira ndigabo, ego uratangira ijosi urarigamika. Ariko reka nkubwire, Imana iraje. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Twisomere ijambo ry'Imana, Yeremiya 41 guhera n'umurongo wa mbere, igice cya mbere turi busome. Yeremiya 41 murongo wa mbere avuze ngo, nuko mu kwezi kwa karindwi Ishimayeli mwene Netaniya mwene Elishama w'igikomangoma kandi umutware ukomeye mu batware b'umwami, azana abantu 10 kwa Gedaliya mwene Ahikimu imisipa, arabagaburira barasangira. Maze Ishimayeli mwene Netaniya n'abantu 10 bari kumwe nawe barahaguruka, bicisha Gileyadi mwene Ahikimu mwene Shafani inkota. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twatangiye tuvuga ngo ushobora kwakira umuntu, ariko umuntu ni mugari, umuntu ni munini. Y'umunsi wa none igituma itorero rimo kugenda risubira inyuma cyangwa se rivugwa nabi, icya kabiri nuko itorero ryabaye open kuri buri muntu. Reka mbivuge gutyo,
itorero ni iki? Itorero ni Kristo. Kristo rero yabahaye rugori, namwe mwiyongeraho ngenda. Ni nayo mpamvu mukora ibigayisha izina ry'Uwiteka. Kandi Bibiliya ivuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye mukiranutse ahungiraho agakomera. Kubera iki? Mwanze gukomera kuri Kristo Yesu, mukomerera ku bana b'abantu. Uyu munsi wa none ikibonobono murakibona, ikibonobono. Yego, uyu munsi wa none utumbagira nk'ikibonobono, ugasiga umubiri ukawunogereza, amaso ukayatereka, ikibuno ukagikubita hirya no hino, reka sinakubwira amakote reka ukambika umubiri, ariko umubiri wawe uhinduka nk'ikibonobono gikubiswe n'iki? N'izuba. Kera hariho insina, none iyo nsina ngo zaterwa insina, icyo gihe hadutse insina nziza, noneho hakajya haza indwara yitwa kabori. Reka nkubwire, hari indwara Imana iteje muri mwe. Kubera iki? Mwagaburiye abantu ibiryo, mumaze kubagaburira ibi biryo, mubagaburira ibiryo byanduye atari Imana yabibahaye. Bisobanuye ngo iki rero? Amagambo y'uburozi mushyira mu mitima y'abantu nibyo muje kugira gute? Kuryozwa. Sinzi nimba nyumvishije ngo uyu mugabo Bibiliya ivuze yagiye gusura mugenzi we, ajyana n'abagabo 10, ariko bafite tageti yo kumumwica. Undi nawe yarabakiriye, abagirira neza, arabambika, abishyurira amazu ndetse n'amashuri. Bamwe bava mu Rwanda, abandi bagiye iyo ngiyo, bamwe bitwa aba diaspora, bandi baguma aho ngaho, ariko Yesu abagirira neza. Umva ikintu bamwituye rero, bamwituye kumwica, ndetse ngo bamwicisha inkota. None bica umuntu wabagiriye neza. Kubera iki? Yabaye open, abafungurira umutima we, none ababwira ibye, arangije ariko reka mbabwire, umuntu ugirira neza bakakwitura inabi, umuntu usengera, uzamukira umusozi, umuntu ushyiramo amayinite yawe, ugafata umwanya wawe ukagenda ukamusengera, ukamwikorera umutwaro, ukasenga agasubizwa, ariko ni wowe ufata feri ya mbere yo kukubwira ngo uri umuvanyi, wo kugusuzuguza, wo kuguharabika, akakubwira ariko bundi igihe wasengeye Imana yawe ntabwo igira gute? Ntabwo igusubiza. Reka nkubwire, Bibiliya iravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama. Imana yo mu ijuru yaguhuje n'uwo muntu, nubwo agusengera, ariko se wowe ni iki kintu ukorera Imana? Nzajya mbabwiza ukuri, ariko nubwo Imana iguhaye, ntabwo butunzi Imana iguhaye ngo wizirikane ubwawe wenyine, zirikana na mugenzi wawe. Kubera iki? Nubwo uyu muntu yakiriye bagenzi be bakamuhemukira, reka nkubwire, Imana yo mu ijuru yakugiriye neza, iguha ubuzima, none urangije uyitura kuyigirira nabi. Reka nkwereke ukuntu yitura kuyigirira nabi. Mu kwezi kwa 7, Ishimayeli yagiye Misipa ajya kwica umugenzi we witwa Gedaliya mwene Hekimu, amusogota inkota. Noneho Yesaya, buretse tugende, Yesaya igice cya mbere umurongo wa 4 aravuga ngo dore ubwoko bwanjye bukora ibyaha we, abantu buzuyemo
gukiranirwa n'urubyaro rw'inkozi z'ibibi. Abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isiraheli, baramuhararuka, basubira inyuma. Noneho ni nayo mpamvu aba bantu basubira inyuma bakora ibyaha, cyangwa se bakora ibyaha bigiza nkana. Barangije nibwo basubiye inyuma bajya kugambanira bene wabo. Turi kugendana, bararwana, barasebanya, bagatukana, bakagambanira, bagakora ibibi byinshi. Bibiliya ivuze ngo iki? Mwasubiye inyuma, mukora ibyaha, muragambanirana, murasebanya, ariko Imana irababaye. Imana igeze gute? Irababaye. Ibyo urabikora nka kwihorera, kwibwira ko manywe nawe, ariko nzabishyira imbere y'amaso uko bigira gute, uko bikurikirana. Twikomereze. Niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa, muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye. Kubera iki? Mwanze kumva. Imana yabagiriye neza. Kuki mwanze kumvira Imana, mukumvira abana b'abantu, mukumvira ababayobya? Imana irakubwira genda utya, wowe ukicira inzira. Imana ikakubwira ati nyamuneka vugisha ukuri, shimanza nziza, ariko ukagoreka imanza kubera amafaranga. Imana iraje, nakamanyu k'umutsima, nakamanyu k'umutsima, ayo mafaranga utunze nakamanyu k'umutima. Yego, iyo nzu rwose nawe utunze rwose uzayisiga ijyemo n'abandi. Ako nakamanyu k'umutsima. Ubwo bwiza bwawe nakamanyu k'umutsima wiratanisha, ayo mazi wiratanisha nakamanyu k'umutsima. Ego, umuriringi yuzuye mwuka araririmba ngo aha turi none hahoze iki abandi. Ibyiza kora ibyiza ugize gute, ugifite uburyo. Ariko nubwo wavuye ahangaho ukajya gusura mwene so ukamuroga, Imana yararebaga. Nubwo ugambanira mwene so, Imana irareba. Kamera y'Imana irakureba nshuti yanjye. Ndabizi. Ariko umutima wawe urarabye. Reka nkubwire, nababwiye ngo uzi ubwenge nace bugufi asenga, kuko igihe tugiye kwinjira kiragoye. Kigoye cyane, kandi kigoye nongere mbisubiremo, kuko Imana yo mu ijuru ikuyeho uruzitiro mwe rwari rutwikiriye ubuzima bwanyu. Indwara ziradutse, impfu nyinshi ziraje, kagambane, bamwe baragambane, bamwe bagiye mu nzu z'amagereza kubera ubugambanyi. Ariko Imana yo mu ijuru iraje. Kubera iki mwanze kumva? Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'ibibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu yarahiye. Abanyamahanga barabaryana imyaka yanyu. Igihugu cy'amatongo ni igishenywe n'abanyamahanga koko. Umukobwa w'i Siyoni asigaye ameze nk'ingando yo mu ruzabibu.
ameze nk'indaro yo mu murima w'imyungu, ameze nk'umudugudu ugoswe n'ingabo. Iyaba Uwiteka Nyiringabo atadushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'i Sodomu tukamera nk'i Gomora. Reka nkubwire, haranira gukunda igihugu cyawe, haranira gukunda Imana, kandi ukunde n'abakuyobora, bityo bizatuma Imana yo mu ijuru ikuzigama. Nta nubwo turi buze ndi burenga aho ngaho. Haranira gukunda igihugu cyawe, ukunda Imana, ikunde n'abakuyobora, bizatuma Imana ikuzigama mu gihe kigoye cy'umukristu wese. Bundi ibyo mvuga birumvwa n'abanyamwuka, ariko abanyamubiri ntago babyumva. Kubera iki? Wananiwe gukandwa, umutima wawe urarabye, urabizi ko umutima wawe wirirwa uteraguza, urabizi ko ufite ubwoba bw'ibigiye kuba, urabizi neza ko uhemuka, urabizi neza ko ugambana, urabizi neza ko uri umwicarano mu mutima, urabizi neza ko uri umunyeshyari, urabizi neza, warangiza ukavuga ngo Imana izakugira neza iteze. Kwererguza ukuvuga ati nyamuneka ati wi zekita, ati Imana irambwiye. Ibyo se nibyo bizerekana ko uri umuntu w'Imana? Buri ibyo yaravuze ngo umuntu w'Imana yaravuze ati ninde numye mu murima wanyu? Undi ngo yashubijwe n'umurata baringiza utuma. Imana irashaka kumubwiza abantu kuri. Imana irashaka kumubwira abantu ngo bihane. Aho kugira ngo mubwize abantu kuri, ahubwo murimo muraboreka mu manga. Ahubwo murimo murashaka ngo ni amafaranga. Imana ije kubaryoza ibyayo muratisha. Satani marakora ku mugaragaro akugira ngo musengeshe umwuka iteka, ahubwo muri mu matiku n'amagambo n'ubuyobe. Ururandika comment itukana. Wowe urafata ibyawe by'Imana ubisuzugure. Wowe uri igikisi? Na Herode wigeze umuntu w'umuhatari, Imana mukubisi urushya agwinya, mu gihe wowe ugifite umwuka w'abazi urimo wowe uratesha agaciro ijambo ry'Imana. Urabizi neza ko ufite inguma, urabizi neza umubiri wawe ukuntu umeze, urabizi neza ukuntu ububabara ufite, ibise ufite urabizi, ariko warangiza ugatesha agaciro ijambo ry'Imana. Wowe uririrwa uza imbere ya kamera uraza gutuburira abantu. Imana yakubwiye yabanje kagutuma ku mutima wawe wowe ubwawe ukabanza ukisuzuma. Kare ko Imana itakugerera neza, wiza kubeshya abantu. Ariko reka mbabwire ngo abadukurikiye, Imana iraje, kandi iraje umuyaguje. Reka nsoreze kuri iki kintu. Umuyaguje ubu uri umudiyasipora, aho uherereye hose, cunga izamu ryawe. Ubu utuye mu Rwanda, uri umurundi kazi, umuyaguje nusanga uhagaze nabi, uragukonkobora pyo ugende. Nurangara utagenda muri uyu muyaga. Kambesubiremo, nurangare utagendana n'uyu muyaga Imana igize gute iteje. Kanumvuge ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Nongeye mbisubiremo, nyamuneka ubu uri umugabo, uri umukobwa, uri umusore, uri iki, nurangara utagendana n'uyu muyaga Imana igize gute iteje mu bantu banze kuyumvira. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.